dutangiye filime kacu k'uyu munsi aho dutangiye nyine umukobwa kwitwaga n'umuriro hano wari kuze kuri cya cyuma cyangwa se kuri rya poto ry'amashanyarazi hano. Hanyuma muri ka mwanya arimo gukwitwa n'umuriro hari umugabo haciye ati mana we ati muko. Hanyuma umugabo akomeza kwitegereza umukobwa ati mana we ati busuku nindi uri budufashe kuko. Ariko umuriro ukomeza kwita umukobwa ati mumereza gati wamereje ga. Hanyuma ikigabo kitegereza no hasi hari ga kibona hari note z'amafaranga ziharunze. Hanyuma ikigabo gikomeza gukebaguzwa hose kitegereza. Hanyuma kiti mbega shawa umukobwa ukuntu uri umunyamwaku we. Muri ukamwanya ikigabo kigera gucye kiba gitoragwa amafaranga. Ikigabo kiti sha urahomye kabisa ati izi note ndazitsindiye ati shaya kabisa wihangana ati tegereza abandi baza kugutabara. Muri ukamwanya ikigabo kigera gucye kiba kiciyeho nyine kirukangana amafaranga agisiga umukobwa aho ngaho. Kumbe muri ukamwanya umukobwa itakura akaboko bigaragaye ko ari byo yigiraga nyine atari yafashwe kuri rino poto cyangwa se atari gukwitwa n'amashanyarazi. Hanyuma na kintu cyabaye umukobwa agize gutya itafata andi mafaranga menshi itayarunda aho hasi nyine. Hanyuma arongera afata kuri cya cyuma cy'amashanyarazi nyine ngo bigaragare ko ari kwitwa n'umuriro. Hanyuma muri akamwanya undi mukobwa mwiza niwe wahise haca. Hanyuma yitegeza umukobwa iri hano uri kwitwa n'umuriro w'amashanyarazi ati mana we. Hanyuma umukobwa aza yirukanga nawe ngaze gutabara. Umukobwa ati ndagufasha gute kuko. Umukobwa ati merizaga. Umukobwa nawe kumeza gukibaguzwa reba ku ruhande. Umura ukamwanya yitegeze hasi abona uruhande rwaga harunze inote z'amafaranga nyine. Hanyuma umukobwa ati se ahubwo watwara amafaranga ubundi mwigendera sha. Hanyuma umukobwa nawe ati nta nubwo ari ikosa ryanjye kandi kuba wafashe kuri icyo cyuma rwose ati wihangane rwose ati kandi amafaranga urabizi ko rwose buri wese arayakeneye rwose ati rero wihangane. Hanyuma igikobwa nacyo cyagize gutya kiba gitaye umukobwa aho ngaho nyine kiramusiga gitoragura amafaranga umukobwa ireta yaho hasi gitwara na gaze umukobwa. Hanyuma umukobwa arongera kura icyuma kuri rya poto nyine. Hanyuma umukobwa ati kuko nagara zitwaye kuko bigaragara ko nyine yari imikino umukobwa arimo arakina nyine hano yigira nkaho nyine ari gukwitwa n'amashanyarazi ariko bisa nkaho hari ikintu yarimo arasuzuma hano. Hanyuma umukobwa agize gutya arongera ata amafaranga hasi. Hanyuma umukobwa arongera kuri rya poto nyine yigira nkaho ari gukwitwa n'umuriro w'amashanyarazi. Muri ukamwanya undi mugabo wese haca n'akandi kana nyine n'akana kiwe. Hanyuma umukobwa akomeza kwigira nkaho nyine gukwitwa n'umuriro w'amashanyarazi. Hanyuma umugabo ageze hano ababibonye. Hanyuma umugabo aza yirukanga ngaze gutabara nyine nawe. Hanyuma agira gutya afashe igiti nyine akoza kuri rya poto ry'umuriro w'amashanyarazi nyine abakuyeho umukobwa. Hanyuma umukobwa nawe yigira nkaho nyine kuko yarimo gukwitwa n'umuriro w'amashanyarazi. Muri akamwanya kakana k'uyu mugabo kagira gutya kabagatoragwa amafaranga w'umukobwa yateye hasi. Akana kati papa. Umugabo yitegereza amafaranga. Hanyuma umugabo ati yazane hano vuba vuba. Akana karamwitegereza. Umugabo ati ntukajye ufata ku bintu bitari byawe ati amafaranga turaza kuyamusubiza naramuka kangutse. Akana katari ku papa ndashonje n'ukuri. Umugabo ati umva mwana wanjye rwose ati ndabizi rwose ko ushonje ariko ayo mafaranga ntago ari ayacu ati hangane rwose. Hanyuma muri uko mwanya umukobwa bagize gutyo barazanzamutse. Umugabo ati umeze neza se ati reka mama mbere ambulance. Umukobwa ati hoya ati buri kimwe kimeze neza ati rwose ubu byose bimeze neza. Umukobwa ati Mr. Umugabo ati nitwa Brian ntago ni Mr. Umukobwa ati urakoze rwose gutabara ubuzima bwanjye. Umukobwa nyine yakomeje kwigira nkaho rwose nyine yari yakwiswe n'umuriro w'amashanyarazi cyangwa se yarimo kwitwa n'umuriro w'amashanyarazi. Gusa nyine twe twabibonye ko atari byo nyine ko uyu mukobwa aribyo yigiraga nyine. Hanyuma umwana akomeje kubwira papa we ko ashonje nyine. Hanyuma umugabo ati unyihanganire muko mfite kugenda rwose. Bigaragara ko uyu mugabo nawe yari aho yaragiye bishoboka ko ari mu kazi cyangwa se ari ahandi hantu runaka nyine. Hanyuma umukobwa ati urakoze cyane. Umugabo ati kuko nabufasha bwanjye ukeneye. Umukobwa ati rwose nta kibazo ati buri kimwe cyose kimeze neza. Umugabo afata ya mafaranga yari afite ayasubiza umukobwa ati ayo mafaranga ni ayawe. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine umukobwa nawe yari yakira ati urakoze cyane. Umugabo ati wiyiteho rwose. Hanyuma nta kindi cyabaye nyine umugabo yagize gutya atoragura agakapo kiwe afata akana kiwe bava aho ngaho nyine umukobwa bamusiga aho ngaho nyine. Hanyuma umukobwa nawe yitegereza nyine umugabo umufashije cyangwa se umugaragarije ubugira neza. Hanyuma tugaruka ku rundi ruhande hano tugaruka ku nyubako nziza yari aha ngaha. Kumbe deri wa mukobwa wari umaje gutwara amafaranga y'uwo mukobwa wundi ndetse na wa mugabo wundi wari utwaye amafaranga y'uwo mukobwa. Hano hari umukobwa wivugishaga ati hano hantu numvishije ngo haba umumanager nyine utoranya abagore cyane cyangwa se ukunda gukoresha abagore cyane. Umugabo ati cyane rwose nanjye narabyumvishije ariko numvishije yuko nganatoranya agendeye kuri experience. Ati kandi experience yagije nanjye ndayifite.
hanyuma nyine bakomeza kuganira nyine muri uko mwanya wa mugabo nawe abarahageze n'akana kiwe ati munyihanganire gatoya ati se hano niho interview ibuze kubera. Bigaragara ko nyine abo bose bari baje mu kiganiro cyangwa se mu kizamini cy'akazi nyine aricyo cya interview. Umugabo uranga ati ntabwo nari nzi yuko hano habana za interview ariko z'abakozi bakora amasuku. Umugabo ati ngiye ntabwo naje mu kizamini cy'akazi ko gukora amasuku ariko ngiye naje mu bucuruzi mu kizamini cy'akazi cyo gucuruza. Umukobwa ati ati rero wakerewe iminota 10. Umugabo ati cyane rwose wakerewe muga. Hanyuma umugabo nyine bakomeza kumubeshya nyine bamubwira ko yakerewe, nyamara ariko bigaragara ko nabo ngabo bari bagitegereje. Umugabo atari ko ndatekereza interview itaratangira. Umukobwa ati mu by'ukuri rero interview yatangiye rwose. Ati twebwe twarangije no kusoza ikizamini cyacu cy'akazi twasoje twidutegereje ibisubizo byacu. Umugabo nyine yabaye nk'ukubiswe n'inkuba nyine kimara kumva ko ikiganiro cy'ikizamini cy'akazi cyarangiye. Umukobwa ati kandi umenye ko nyine ikizamini cy'akazi nyine kiri kubera kuri floor cyangwa se ku cyumba cya 20 hejuru muri etage. Ati kandi sanseri nawe yapfuye. Ati rero rwose unyihanganire rwose ndabona uri buze kuzamuka kuri esikariye. Abarahanga nyine bakomeje gucunaguza cyangwa se kubeshya uyu mugabo urahanga nyine mubeshya ko ngo interview yarangiye, nyamara ariko bigaragara ko nabo nyine batari bagahura na manager cyangwa se wari guhayaringa cyangwa se wari gutoranya abakozi. Hanyuma abaranga basigaye basekuye uyu mugabo bavuga bati umuhombye gusa. Hanyuma muri uko kamwe n'ikindi cyabaye akana ka mugabo kahise kizira hano nyine kaza kwishushanyiriza. Hanyuma tugaruka mu cyumba cya manager aho yari ari hano arimo aratanga ibisubizo. Ati rero ndabona mufite resume zimeze neza. Ati rwose mufite ibyo mwagizeho bimeze neza. Atari ko ikibazo mfite ni iki ngiki nyirizina. Ati ndashaka kumenya niba mwaba muri abantu beza. Ati turi abantu beza cyane rwose, beza cyane ahubwo ntago wabyumva mana. Hanyuma manager barahindukiye, kumbe ni wa mukobwa wari urimo gukwitwa cyangwa se urimo yigirisha nk'uri gukwitwa umuriro ku muhanda. Ati rero natekereje ko abantu beza batajya biba amafaranga y'abandi ku mihanda. Ati umuntu umwe wenyine nobashije kugaragaza yuko atakwiba cyangwa se atatwara iby'abandi. Ati kubw'amahirwe make rero umugabo nta nubwo yanaje 10. Bigaragara ko uyu mukobwa ari wa mukobwa nyine cyangwa se manager wa mukobwa uri ku muhanda nyine akubitwa n'umuriro yigirisha nk'uri gukubitwa n'umuriro nyine yameze nk'aho ari gusuzuma. Hanyuma muri ukamwanya akana ka umugabo kese kinjira. Hanyuma manager ati yaje se. Ati bite mwana muto. Hanyuma muri ukamwanya umugabo nawe barinje yirukanga nyine bari bamubeshye ko nyine esanseri itari gukora, kumba abangabo niho bari banyuze. Hanyuma umugabo yaje avuga ati munyihanganire rwose ati nakerewe. Manager ati nta kibazo. Umugabo atari kumwambwiye yuko interview zari zarangiye cyangwa se ikizamini cy'akazi kiri cyarangiye. Umukobwa atari gukaraga ikintu ariko nawe ati umugabo ati byari prank. Umugabo byari prank rwose. Manager barumiwe rwose nyine abagabo bari babeshye umugabo nyine amubwira ko ikizamini cy'akazi cyarangiye. Umukobwa atari ku mana ati amafaranga yawe rwose twagusubiza. Manager ati sha muyagumane rwose. Ati kire cyari igiciro gito nari nashyizeho kugira ngo niba buryo muri abantu babagome kabisa. Bigaragara ko nyiri ibintu byose ari imikino manager yateguye nyine kugira ngo asuzume bano bakozi biwe nyine cyangwa se bano bagabo bari baje kusaba akazi. Manager yise avuga ati mutumuka ahubwo muvanga. Hanyuma nyine urumva nta kindi cyabaye nawe. Umukobwa yagize gutya itegereza manager nyine na wa mugabo bari bagize gutya bakamwiba amafaranga ku muhanda nyine baba barasohotse. Muri uko mwanya wa mugabo nawe uri kumwe n'akana ke wagira gutya barasohotse nyine. Hanyuma umugore ati none ati hoya brand ati hoya. Ati weho ntabwo ngubwiye ngusohoke. Ati weho watoranyijwe. Mugabo arikanze ati nguki. Ati bivuze ngo umugore ati cyane rwose watoranyijwe. Mugabo ati ariko nakerewe kuza mu kizamini cy'akazi. Umugore ati waziye mu gihe ahubwo ati nibwo waziye mu gihe neza. Ati ahubwo urakaza neza. Muri ukamwe nyine kindi cyabaye nyine umugabo yagize gutya bahita bamukubita akazi muheza akazi nyine kubwo kugaragaza ubugira neza bwiwe cyangwa se kugaragara nk'umuntu w'inyangamugayo ndetse akanga gutwara iby'uriya mukobwa nyine no kumufasha nyine. Akaba ari naga filime kacu karangiye mushimira cyane ko abanye natwe musaba mukomeze kubana twe no mu tundi dufilime. Ukora subscribe, like, share na comment wakoze cyane.